gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. None ni kuwa gatandatu tariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Uyu munsi turavuga ku mutekano w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni mu gihe ibihumbi by'abakoze jenoside bamwe barangije ibihano byabo, abandi bakaba bitegura kurangiza ibyo bihano no kurekurwa bagasubira kubana n'abandi baturage barimo abo biciye. Hari bamwe mu bakoze jenoside bateye intambwe yo gusaba imbabazi abo bayikoreye nyuma yo kwemera icyaha. Ibyo byakozwe benshi bakiri muri gereza. Gusa haracyari impungenge n'icyoba ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi, kuko hari abahamwe n'ibyaha bya jenoside banze gusaba imbabazi abo biciye. Raporo y'ihuriro ry'abadepite mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yagaragaje ko hirya no hino mu gihugu hari ibikorwa by'ubwicanyi bwibasira abarokotse jenoside ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside mu Rwanda no mu karere u Rwanda ruherereyemo ishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abarokotse jenoside. Hagati aho, leta yatangiye inyigisho zihariye zihabwa abafungiye jenoside mbere y'uko barangiza ibihano bakatiwe bagasubira mu miryango yabo. Ikiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Nongeye kubaha ikaze. Mpere mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ubwihuriro ry'abagize iyo nteko rikumira jenoside, ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi ryamurikaga raporo y'ingendo z'abarigize bakoreye mu turere 15 tw'igihugu. Ni raporo yagaragaje ko hakiri ingengabitekerezo ya jenoside hirya no hino mu bice by'u Rwanda, cyane cyane mu turere twegereye imipaka, kandi ko ishyira mu kaga ubuzima bw'abarokotse jenoside. Tubanza twumve ibyagaragariye iryo huriro rizwi nka AGPF nk'uko byashyikirijwe na Senateri Jean Pierre Dusingizemungu. Mwaka ushize kuva mu kwezi kwa 8 kugeza mu kwa 12 hagaragaye ibikorwa byo guhotera abacitse ku icumu cyane cyane bigeza no ku rupfu. Tugabona uko byagiye bikurikirana. Twabonye ahantu 9 havuzwe kwica abacitse ku icumu. Ku bimenyetso twabonye 16 wenda twavuga tutari ko ibimenyetso rwose biraduha gutekereza ko bifitanye isano n'ingengabitekerezo. 12 byagaragaye ku barengeje imyaka 30, 2 bigaragara ku basore n'inkumi za 20 za 25, noneho 3 bigaragara ku bana b'imyaka iri hagati ya 12 na 16. Hari ikindi twabonye hamwe na hamwe cyane cyane ku mipaka, usanga hari abagore bambuka umupaka bakajya gukora icyo badusobanuriye bise kwiteza agashinge. Kwiteza agashinge ngo bikaba ari ukujya kwiteza inda hakurya mu bantu bo muri FDLR ngo kugira ngo babone icyororo. Ibyo ngibyo ngira ngo ubyumva yakumva icyo bishatse kuvuga. Hari kandi uturere twavuzwemo abadukomokamo cyangwa bakomoka hafi yatwo baba hanze bakora ibikorwa byo gushaka kwigarurira cyane cyane urubyiruko barushora mu macakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside. Hari abaturage batuye mu Rwanda bigaragara ko bakivugana n'abari muri FDLR cyangwa abandi barwanya ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, bakomeje rero kubacengezamo ingengabitekerezo ya jenoside, by'umwihariko urubyiruko rushukishwa ko bazarushakira akazi n'ibindi. Hari urubyiruko, amakuru twasanze cyane cyane mu karere ka Gisagara, ariko birashoboka ko no mu tundi turere ari uko bimeze. Urubyiruko ruhabwa SIM cards z'ibihugu bindi bitari igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ubutumwa batanga babunyuza kuri WhatsApp no kuzidi mbuga nkoranyambaga babikore bumva ko bikingiye ko batazagerwaho n'ubutabera. Ugasanga bafite SIM cards
ugasanga inimero bakoresha ni +257 cyangwa se n'ibindi, ariko ibyo bakora ubwo butumwa batanga bakabutangira mu Rwanda kugira ngo bayobye uburari. Nagira ngo muri aka kanya mbahe ingero z'ibyo twagiye tubona. Twabonye ingero nyinshi nko mu karere ka Nyaruguru. Hari umwana w'imyaka 12 wigize umuspecialiste wo gupima abantu, cyane cyane abana bigana, kugira ngo amenye niba ari abahutu cyangwa se niba ari abatutsi. Uwo mwana areba mu kiganza, kareba mu kiganza hano, ngo noneho ngo afite uburyo amenya ko Nabahire ari umuhutu cyangwa se ari umututsi. Abarimu rero baramubaje ati koko ibyo bintu koko nibyo? Umwarimu we rero abimenye ni ibintu byavuzwe, nabamuha ikiganza ati reka nawe ngurebere. Nayibonye wowe uri mwene wacu ntacyo tuzagutwara. Ibyo nibyo twabonye ku mwana w'imyaka 12, ariko hari n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka ku mugaragaro. Baramubaza bati se kurya inzoka? Aravuga ngo ari inzoka nk'uko bazarya abatutsi. Izi mvugo rero twagiye tuzibona. Hari wabwiye warokotse jenoside ko abatutsi batanyurwa, ngo banze kunyurwa na FARG, none bagiye no muri Kongo kurwana na Kisekedi. Hari wabwiye umuturanyi we bahana imbibi warokotse jenoside yakorewe abatutsi ko kubyuka amubona mu maso bimutera ikibazo, ko rero yahisemo guhindura amarembo y'urugo rwe kugira ngo atarebana n'umututsi. Hari wabwiye mugenzi we ati dore iriya nzoka, n'abandi bari kumwe, ati iyo nzoka iri hehe? Bati nta nzoka ubona muri uriya mutaka wa MTN werekanaga umukobwa ukorana na MTN ufatwa nk'umututsikazi. Hari ibindi rero nanone byagiye bitugaragarira ko ari ikihishe inyuma kireba n'ingengabitekerezo ya jenoside, aho twasanze hari nk'imibiri myinshi yagiye iboneka ahantu ugasanga barahubatse amazu. Ibyo cyane cyane twabibonye mu murenge wa Mbazi mu karere ka Nyamagabe. Hari kandi abagize umuryango wa GPF cyane mu karere ka Nyamagabe. Ndabona Honorable Havugimana Emmanuel yatugejejeho inkuru y'uko abayobozi b'aka karere bababwiye ko mu minsi ishize babonye umusaza w'imyaka 90 wari umaze imyaka irenga 30 nyuma ya jenoside adasohoka mu nzu ye, kandi abana be, umugore we n'abandi bose bazi ko uwo muntu ari aho ngaho kubera uruhare azi yagize muri jenoside. Hari ibindi twagiye tubona birebana n'imigirire y'abayobozi bamwe na bamwe. Bigaragara ko hari abayobozi batandukanye iyo bumvise amakuru arebana n'ingengabitekerezo ya jenoside bagerageza kunga bagaragaho ibyo bimenyetso n'abacitse ku icumu, ukaba usanga hari hamwe na hamwe usanga bashaka guhishira icyo cyaha kandi ari icyaha gihanwa n'amategeko. Uko guhisha rero ibimenyetso hari aho byagiye bigaragara, cyangwa se amakuru atanzwe ntahabwe agaciro. Wabaza, twagiye tubyumva mu biganiro twagiranye n'abaturage, bakubwira ko ababikora barwaye mu mutwe, ko ari ibigambo, ko ariko wakumva icyo gisobanuro ukacyumva muri Gisagara, ukacyumva mu turere 15 twasuye, ari ibintu bivugwa, ukumva ko hari ubundi buryo buriho n'izindi strategy zo guhishira iyi ngengabitekerezo ya jenoside mu bundi buryo, uko buri gihe usanga strategy zigenda zihinduka. Hari ikindi kibazo twabonye, usanga amakuru arebana n'ibimenyetso by'ingengabitekerezo, ugasanga amakuru atangwa hashingiye gusa ku marangamutima, ukabona amakuru atanzwe adashobora guha ubuyobozi ubushobozi bwo kuyasesengura ndetse no kugeza ku butabera, kuko ubutabera bushingira ku makuru, bushingira kuri facts. Iyo abantu badashoboye kubona izo facts rero usanga bibamo ikibazo. Hari ikindi kibazo twabonye mu rubyiruko nanone usanga gifitanye isano n'abantu bo muri FDL cyangwa n'abandi, usanga bamara umwanya munini hafi y'amashuri, hari internet, bakoresha imbuga nkoranyambaga, kandi akenshi ugasanga bareba ibiganiro usanga birimo ubwo burozi bw'ingengabitekerezo ya jenoside.
Akaba rero mu bindi nanone byagaragajwe hari abacitse ku icumu cyane ndetse n'abandi bagaragaza impungenge zo kutizera abo baha amakuru kuko bashobora kuyatanga bikabagiraho ingaruka. Ibyo ngibyo byagiye bitugaragarizwa, ugasanga rero gutanga amakuru rimwe na rimwe bagaragaza ko bitaborohera. Hanyuma kandi hari abantu benshi baba badashaka kwiteranya, bagaceceka ntibatange ayo makuru ku bikorwa bishobora kuvamo ibijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Hari icyo rero umuryango ihuriro AGPF ryavuga kuri iyi mibare. Twababwiye imibare aho twabonye ibimenyetso by'ingengabitekerezo, ariko twaravuze tutari ko se tuvuye ko tubonye abantu 16, abantu 16 bagaragaye ibimenyetso, ariko ni abantu 16 mu mubare ungana iki w'Abanyarwanda. Icyo tubitekerezaho ni uko ibyo twagiye tubona ni ibitotsi kandi kuko ni ingaruka za jenoside. Kaba nagira ngo ndangirize ku cyo nyakubahwa depite wasabye, turatekereza iki ku ngamba zafatwa. Tukaba twifuza ko abaturage bashishikarizwa gutanga amakuru mu bikorwa byose bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside ku gihe, bakamenya kandi uburyo batanga amakuru ku buryo bwizewe. Abayobozi ba polisi aho twagiye tuganira nabo bagiye babizeza ko bazabafasha no kugira ngo bajye batanga ayo makuru bafite umutekano kandi ku buryo butababangamiye. Hari ukunoza uburyo abarangiza ibihano byabo bategurwa kugira ngo bazasubire mu muryango nyarwanda. Hari ibikorwa birimo amagororero arimo kubikoraho n'inzego zitandukanye zirimo kubikoraho. Twifuza ko na mbere y'uko abanyarwanda barangiza igihano kirebana na jenoside bajya babanza bakanagezwa no mu nteko y'abaturage aho bazatura kugira ngo basobanurirwe imibanire bakwiye kuba, kandi kubera ko hari abana babo usanga babashyiramo igitekerezo cyo kuvuga ngo baraturenganije bagize gute. Ibyo byose bikore umwiteguro ukorewe mu nteko z'abaturage hari icyo tubona byakongera. Reka duhinira aha mu kanya turajya muri gereza ya Nyamasheke kumva ku biganiro byatangiye gutangwa muri za gereza cyangwa amagororero bihabwa abakoze jenoside. Tubanze twumve umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ni Console Kamarampaka. Twumve icyo nawe yabwiye abadepite cyane cyane ku ishusho rusange y'uko ibyaha byibasira abarokotse jenoside imeze bivuye mu madosiye RIB yagiye yakira. Hari amagambo amwe makeya nagerageje kwegeranya kugira ngo turebe mu madosiye twakira amagambo amwe n'amwe yajya avugwa ahohotera abacitse ku icumu. Ngira ngo nayasoma yose, harimo ngo tuzongera tubice mwanyenzi mwe nubwo mudashira. Andi magambo ni twongeye kugira amahirwe jenoside ikagaruka, ni wowe naturiye twene wanyu twarokotse twaheraho twica. Urugero rwa gatatu, inyenzi zarishwe ariko ntizishira, twari dukwiye kwikiza n'izi zirirwa zidushinja. Urugero rwa kane, nk'iki cyasigariye iki, nayo icyo gipfa bikagira inzira. Urugero rwa gatanu, wacyo ntazi we, buri gihe nibaza igituma utishwe nk'abandi. Wowe utuziho byinshi twakoze, kuba tutarakwishe biratubabaza. Twarakwishe wanga gupfa. Izo ni ingero nkeya mu madosiye menshi cyane twagiye twakira kugira ngo dutange ingero. Ku birebana rero n'ishusho y'ibirego twagiye twakira, ku murongo wa mbere turareba ingengabitekerezo, ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside na byaha bifitanye isano muri imyaka 6 ishize, no kuvuga guhera 2019 kugera muri 2024. Muri 2022 bisa nkaho byagabanutse, twasa nkaho tubihuza ngira ngo covid yari ikomeye ku buryo yenda abantu batahuraga cyane, ngira ngo n'ibikorwa byo kwibuka byagiye bisa nkaho ntago byakozwe nk'uko byakorwaga. Ariko nanone murabona ko 2023 bigenda bizamuka, 2024 birimo birazamuka, kandi ntago umwaka urarangira kubera ibikorwa bitandukanye, harimo n'ubukangurambaga, harimo no kuba hari ingendo zagiye zikorwa bituma harimo abatinyuka. Ahangaha niko muri iyi myaka 6 byamanutse gake muri 2022, ariko ubundi biragenda bizamuka. Murabona ko n'uyu mwaka bizazamuka kurushaho. Iyo turebye rero amadosiye y'abakekwa twagiye twakira muri imyaka 6, bigaragara ko igiteranyo cy'amadosiye
ari 2,426 tumaze kwakira, arimo abakekwa bangana 3,179 kuko hari amadosiye barimo abarenze umwe. Noneho tugiye kureba ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo dukurikije uko itegeko ribiteganya. Ikiza ku isonga ni icyaha cyo guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside, kingana muri ariya madosiye yose twakiriye gifata na 53.9% bingana n'amadosiye 308. Icyaha gikurikiyeho ni icy'ingengabitekerezo ya jenoside gifite 20.7%. Hagakurikiraho icyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside. Hagakurikiraho icyo gupfobya jenoside. Hakaza nanone gusenya, konona cyangwa gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside cyangwa ahashyinguye imibiri y'abazize jenoside. Hakaza n'icyo guhakana jenoside. Hanyuma ikiza gakeya no guha ishengero jenoside. Ingingo rero 11 y'itegeko ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo isobanura ko guhotera wacitse ku icumu rya jenoside bivuga imyitwarire ibigomba kugaragaza urimo gukora icyo cyaha. Nakigarutseho cyane kubera yuko ari cyo kiza ku isonga. Harimo gutoteza, gutera ubwoba no gutukana, gutesha agaciro, kwigamba, gushinyagurira cyangwa kwangiza umutungo w'umuntu bishingiye ko ari uwacitse ku icumu. Icyo gihe abakoze kiriya cyaha cyo guhotera wacitse ku icumu bigaragara yuko batagomba gushyiramo imbaraga ari hariya ku kino cyaha cyo guhotera wacitse ku icumu kuko gifite ingano iri hejuru kurusha ibindi byose. Isesengura ry'iyi ngingo rero bigaragaza ko twabonye yuko mu byo ihana ntabwo harimo icyaha cyo kwica, ntabwo biteganyijwemo, ariko n'igihano ntabwo kiri muri rya tegeko, ahubwo hakoreshwa rya tegeko risanzwe rihana ibyaha. Nyamara dusanga hakwiye yuko nacyo cyahabwa umwihariko muri rya tegeko, hanyuma yenda no guhana tukareba niba nta bundi buryo byahanwa ku buryo bw'umwihariko. Nicyo kintu twabonye muri iriya ngingo, ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakurikiranyweho icyaha cyo kwica uwacitse ku icumu ahanwa hakurikijwe itegeko risanzwe. Isesengura rindi rigaragaza yuko muri iki cyaha kirimo kigenda gihindura uburyo cyakorwagamo cy'ingengabitekerezo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bagikora ibikorwa by'ubugome, ahubwo birimo birajya mu magambo, ariho barimo bakoresha amagambo menshi kubera yuko kubonera ibimenyetso biba bigoye cyane. Akenshi uko bisaba mu ruhame hari igihe bagikora ari babiri bonyine, ariko iyo barenze babiri biba byabaye mu ruhame, noneho tukabona uko dukurikirana. Ntabwo rero ibyinshi bigaragara ko bikorwa mu magambo. Iyindi shusho nagira ngo mbereke ni ukureba uko amadosiye twagiye tuyakira mu mezi uko biba biteye. Biragaragara ko mu kwezi kwa gatatu kuva mu kwa kabiri kugeza mu kwa gatatu bitangira kuzamukaho gakeya kubera ko twenda kujya mu gihe cyo kwibuka. Noneho mu kwezi kwa kane niho bigaragara cyane, biratumbagira, ugasanga niho ingengabitekerezo n'ibyaha bifitanye isano nayo byagaragaye cyane. Noneho igihe cyo kwibuka cyarangira bikongera bigasa nkaho bimanuka. Bigaragara ko mu kwezi kwa kane bigera kuri 41.6%. Rero aho ngaho niho twaza kuzajya dufatira ingamba mu gihe cyo kwibuka cyegereje, tugafata ingamba zo gukumira. Isesengura rero rigaragaza ko umubare munini w'abakora ibyo byaha usanga hari ikiba cyabisembuye. Akenshi aba ari amakimbirane ashingiye ku bintu bitandukanye. Nk'uko nari mbivuze, mu gihe cyo kwibuka niho akenshi bigenda bizamura ya makimbirane, hakabaho gukoresha ya magambo atandukanye, nubwo hari n'ibikorwa by'ubugome nabyo bigenda bikorwa. Icyo gihe bakabikora bagamije kurushaho gutoneka uwacitse ku icumu. Ariko hari n'abandi n'ubundi usanga bagifite iyo ngengabitekerezo, batarindira igihe cyo kwibuka, nk'uko twabibonye no mu yandi mezi bigenda bigaragara, ariko atari ku kigero nk'icyo mu kwezi kwa kane. Turebye rero abakekwaho biriya byaha bitandukanye by'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibyaha bifitanye isano nayo muri iriya myaka 6 ishize, twabikoze dukurikije imyaka, hagati y'imyaka 31 na 40, 40 na 50, 51 na 60, ariko tuza kugaruka hirya ku bafite imyaka 14 n'abafite imyaka hagati ya 14 na 30. Bimo rero biragaragara yuko abafite imyaka hagati ya 31 na 40, nk'uko bahoze babivuga kenshi bakiri urubyiruko, urabona ko ari bafite ijanisha riri hejuru, bingana na 26.6% by'amadosiye twakiriye. Ariko twagera na hano ku myaka 14 na 30, nabyo biragaragara yuko nabyo tutabyirengagiza. Abana bafite imyaka 14 na 30 nabo hari impamvu birimo kugenda bigaragara. Icyo tubona nuko abakekwa bafite hagati y'imyaka 31 na 40 aribo baza ku isonga, ariko bakaba ari rwa rubyiruko rwanda rufite imbaraga, ruri active, rurimo gusoma za mbuga nkoranyambaga zifite amakuru atandukanye.
ariko nanone twagira ko bafite imyaka 14 na 30 ni icya cyiciro cy'abana bavutse nyuma ya jenoside bakagombye kuba batagaragarwaho n'ingengabitekerezo ya jenoside, ariko ikisobanuro nta kintu nuko hariho kuba ababyeyi bari harimo ibyo barimo kuganiriza abana cyangwa ibyo baganira abana bumva bigatuma nabo bagira iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Nkuko bahoze babivuga bambanjirije, muziko muri Nyamagabe na Nyaruguru ubu ku bigo by'amashuri hari aho byagaragaye ko abana bafite amagambo bavuga ukibaza aho babikuye ugasanga ari mu miryango. Iyindi shusho twagira ngo tubereke ni kwerekana amashuri y'abakekwaho muri iriya myaka 6 uko bihagaze. Harimo abize amashuri abanza, abatarize, abize amashuri yisumbuye, amashuri ya kaminuza cyangwa se icyiciro cya 2 cya kaminuza. Ikigaragara hano nuko umubare munini murabona ko ari abize amashuri abanza, ariko bagakurikirwa n'ubundi n'abatarize bumva ko bari muri cya cyiciro twavuga ko ari icyiciro cy'abantu batajijutse, niba ariyo ijambo rigeza nakoresha. Ni ukuvuga ngo rero abangaba nabo mu ngamba tugomba gufata tugomba kwibanda cyane kuri abangaba, tubasanga aho bari kugira ngo tube twabakangurira kwirinda iki cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu mubare rero turebye abakekwa twagiye dukurikirana, iyo dusesenguye dusanga tukareba background yabo muri iyi myaka 6, abaza ku isonga tubona abakekwa ni abataragize uruhare muri jenoside, ariko bagakurikirwa n'abagize uruhare muri jenoside. Nyuma yaho hakaza abafite uruhare, abafite ababyeyi bagize uruhare mu cyaha cya jenoside n'ibyo bifitanye isano nayo. Abandi nabo gasanga ni bamwe mu bagize umuryango w'abagize uruhare muri jenoside. Hakaza abandi nabo bafite abavandimwe bagize uruhare muri jenoside, ariko abafite uwo bashakanye ugize uruhare muri jenoside nibo bakeya, bangana na 4%, mu gihe abataragize uruhare muri jenoside bagaragaraho icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside bangana na 83%, nibo benshi. Tugiye kureba rero ko nkuko nari nabivuze haruguru ku mashuri y'abakekwa, ahangaha niho tugomba gushyiramo imbaraga cyane ko bigaragara ko ariho hari ubwiganze cyane cyane mu mashuri abanza ndetse n'abatarize. Nkuko nahoze mbivuga twakagombye ko ariho dushyira imbaraga cyane. Bigaragara ko ari uko bafite amashuri makeya n'ubumenyi bukeya, yenda bo ntibasoma, n'ibyo bagenda bumva ntibamenye kuba bakora isesengura ngo bamenye ibyo bavuze niba ari ukuri cyangwa niba atari ukuri. Rero uko ubumenyi mu mashuri bugenda bwiyongera niko n'ingengabitekerezo igenda igabanuka, nk'uko mwabibonye uko amashuri agenda azamuka bigenda bigabanuka. Muri rusange rero isesengura rikora ishingiye ku birego yakira bigaragaza ko abantu ntibagitinyuka kubivuga imbona nkubone, ahubwo basigaye bajya kuri za social media kohereza za SMS, bakajya kuri YouTube cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga, kuko bazi ko yari mbona nkubone nabyo bitera ikibazo. Ni mu gihe rero gake ushobora gusanga hari umuntu ujijutse ushobora kwihandagaza mu ruhame ngo abwire warokotse jenoside amagambo arimo ingengabitekerezo, kuko abazi ingaruka zabyo, aba akurikira ibintu byinshi bitandukanye n'ubwo bukangurambaga abwitabira. Ikindi nashoboye kwegeranya ni amadosiye twakoze dukurikije intara. Nkuko mubireba, intara y'Amajyepfo iraza ku isonga muri iriya myaka 6, n'ibirego twakiriye bingana na 32% y'ibirego byose byakiriwe. Hagakurikiraho Uburasirazuba ufite 27.3%, Umujyi wa Kigali ukangana na 17%, Uburengerazuba 16%, naho Amajyaruguru na 7%. Bigaragara ko intara y'Amajyepfo iza ku isonga. Hari rero n'ibyaha by'ingengabitekerezo cyangwa se bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside twagiye dukurikirana, kubera ko ababikoze bagiye bifashisha imbuga nkoranyambaga. Hari abakoresheje YouTube, abo tumaze gukurikirana ni 9, abakoresheje WhatsApp ni 3, Twitter ni 1, Facebook ni 1. Ubona kuri YouTube aribo bafite ikigero kinini, harimo 64%, nabo bari muri bino byiciro. Bigaragara ko rero ni imbuga nkoranyambaga naho harimo irimo gukurikiranwa n'ubwo yenda nabwo ko taragera ku rwego rushimishije, kuko harimo ababikora bari hanze cyangwa se bagahisha imyirondoro yabo, bagasanga kubakurikirana ntago byoroshye. Rero mu gusoza nagerageje gufata ingamba muri rusange. Cyo tubona twacyakagombye gukorwa nk'uko n'abambanjirije babivuze, ni ubufatanye mu gukomeza kwigisha, mu gukora ubukangurambaga mu buryo
bwimbitse tureba bya byiciro byitabira gukora icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, ndetse tureba na ya myaka kugira ngo cyangwa se n'ababa bafunguwe kugira ngo tube twabasha kutagitinga babandi koko tubona ko bafitemo uruhare runini, tutibagiwe ababyeyi kuko nko twabibonye biragenda bikagera ku bana bavutse nyuma ya jenoside. Ariko nanone nk'uko Minisiteri ya Minubumwe yabitangiye, n'abarezi nabo hafi ya bose bakaba bahabwa amahugurwa kugira ngo ibyo abana baburiye ku babyeyi byibuze bagarurwe n'abarezi, nubwo hakirimo ikibazo cy'uko n'abarezi nabo barimo basa nkaho bakitinya. Ngira ngo ubwo bari mu mahugurwa bigisha amateka basabye yuko bijya kubahugura kuri iki cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, bigaragara yuko bafite impungenge kugira ngo bataza gucikwa n'ijambo bikaba yabakurikirana. Twitse gato turakomeza mu kanya tujya mu karere ka Nyamasheke nyuma y'akaruhuko gato. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Tubanze mu murenge wa Nyamasheke turebe bamwe mu bafungiwe ibyaha bya jenoside bakarekurwa, bakaba barateye intambwe yo gusaba imbabazi abo biciye, nuko urwo rugendo rwagenze. Ndi mu murenge wa Nyamasheke mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nasuye umwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi, agafungwa imyaka itari mike, nyuma yo gufungurwa agasaba imbabazi uwo yiciye. Banicaranye hano ndaganira na buri umwe wese uko byagenze kugeza naho bongeye kwicarana bakaganira. Reka mere kuri wowe mzee. Nitwa Misago Vedasiti. Imyaka mfite ni imyaka 73. Nkaba ntuye mu murenge wa Bushenge, akagari ka Gasheke, umudugudu wa Bugungu. Nkaba mfite umugore n'abana 6. Rero nafunzwe 2007, nakatiye 17 niyo bankatiye. Ngeze muri gereza nyine leta y'ubumwe twohereza abantu baje kuduhugura nyine babafasha myumvire. Iyo myaka yose warayirangije? Narayirangije, ariko mbere yo kwirangiza nyine ntarayirangiza 2014 leta y'ubumwe nyine idushishikariza nyine abo twahemukiye kuba twabegera nyine tugasabana imbabazi tukwemera icyaha. Wafungiwe iki? Nafungiwe jenoside. Nagiye mu gitero nyine 1994 habayeho jenoside yakorewe abatutsi. Noneho ubwo nagiye mu gitero nyine kivamo umugabo witwaga Rukabanya, amaze gupfa rero tumushyira mu musarani. Ariko igihe kigeze nyine gacaca hiziye nyine kwa kundi leta yivuze ati abantu aho bagiye babashyira hose niba bavanemo babajyane mu rwibutso. Uruhare rwawe rwabaye uruhe se muri jenoside? Uruhare rwanjye ni uko nafatikanije n'abandi gushyira uwo muntu mu musarani, kandi n'igihe cyagera nyine muri jenoside nkemera icyaha. Yari umuturanyi wawe? Yari umuturanyi wanjye, si wa Samweli, ari uriya nyine nahemukiye. Ubwo rero igihe cyarageze, noneho ubwo twandika impapuro. Hanyuma kwica umuturanyi wawe ntabwo nange byashimishije, ntabwo byashimishije, niko cyatumye nandika nyine nsaba imbabazi. Ntabwo byashimishije. Nageze muri gereza nyine badushishikariza nyine kwandika impapuro zabo twahemukiye. Noneho impapuro zimaze kugira ino rero zirongera, zimaze kugira ino mbega tugeze Cyangugu, abo twahemukiye nyine baraje baraduhuza kuri sitade nyine dusabana imbabazi. Twasabanye imbabazi, tugirana ubusabane, ndetse yaje nk'amaturo nk'abiri igihe bongeraga kuza kuri sitade, hari n'igihe baziduheraga harya kuri gereza. Hakaba n'igihe twajyaga muri sitade, ariko
mbega yampaye imbabazi ku mugaragaro, yampaye imbabazi ku mugaragaro, na leta y'u Rwanda yarazimpaye, n'Imana nayisabye imbabazi. none se wasabye imbabazi ukigera muri gereza? Nari maze iminsi kuko nazisabye 2013 niho nanditse, ariko 2014 baduhuriza kuri sitade. Ntabwo waje muri gacaca se? Muri gacaca nyine bari barankatiye iyo myaka 17, nafunzwe 17 nyine nararangije. Muri iyi minsi yashize naje muri uyu mwaka ushize kuri 6 z'ukwa 12 nyine umwaka wari uri kurangira, ubwo wa 2024 niwo natangiye aho ngereye. Ni ukuvuga ko wafunguwe urangije igihano cyawe? Nakirangije. Watekereje ute gusaba imbabazi abo wiciye, ko tuzi ko harimo abinangira, wowe byakujemo gute? Nyewe uko nabitekereje, bamaze kudushishikariza ati abantu uwahemutse n'uwahemukiwe mugomba kwandika impapuro, noneho mukazahurira hano kuri gereza. Ubwo nararyamye nyine ndibaza ndi koko icyaha ko twagikoze kandi koko nkaba nkemera. Maze kwandika rero nyine nibwo baduhuje, kuko natwe urumva nyine mu kwandika ntabwo byatunejeje, kuko nyine n'amahano twakoze. Uko namuhemukiye nagiye mu cyo gitero cyica se, amaze gupfa tumushyira mu musarani. Tumaze kumushyira mu musarani, igihe kiragira nyine gacaca ibayeho, turaburana. Batuburanishije nyine bankatira iyo myaka 17, nibwo nagiraga icyangugu nyine. Maze nk'imyaka 6 badushishikariza nyine kwandika impapuro, ati umva akeneye kwandikira uwo yahemukiye asaba imbabazi. Twarazisabye baraziduha, dukora n'ubusabaniye. Gacaca itaraza wari utarafungwa? Ntabwo nari nanigeze mfungwa nyine, ko namaze gufungwa nyine nsanga icyaha ari kibi nyine, nibyo byatumye nandika. Utarafungwa se umugore wawe n'abana bari babizi ko wakoze jenoside? Ntarafungwa ntari babizi, danese ko nyine nagiye mu cyo iyo wagiye mu gitero kikagwamwo abantu bagapfa, nawe ukabigiramo n'uruhari, kurumva ntabwo bari kubibera. Mumaze kwandika rero impapuro zisaba imbabazi, hakurikiyeho iki? Impapuro twazihaga umuryango wacu waje kudusura kuri gereza, kuko hari igihe twari dufite n'ibibari, umuryango wacu ukatuzanira ibiryo. Noneho rero wowe za mpapuro wanditse kuri gereza, ubwo nyine bazikubitaga higashi, bakaziguha. Rero isura ryaba ryabaye, wowe ukazisohora ukaziha uyu mukobwa, wa mukobwa gusuye cyangwa se umwana. Wamara kuzimuha rero, ubwo kubabwira tuzagende uzishyire Samuel. Zamugezeho rero? Zamugezeho nawe, iyo bagaruka gusura barakubwiraga ati impapuro twarazibonye. Zimugezeho hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho nyine batumenyeshaga umunsi nyine bazaduhuriza kuri sitade. Wavuze ko kuva 1994 kugera 2007 ntabwo wari ufunzwe? Nafunzweho gacaca. Kuki utarufunzwe si icyo gihe cyose kandi abandi barafungwaga, nta wari warakuvuze icyo gihe? Nyine kuko gacaca burya nyine yavuguruye ibintu byinshi, mbega nta wari waramvuze mbega nyine. Ariko icyo gihe nyine uzi ko abantu baburanye nyine, abantu barashinjaga nyine, uwemeye icyaha agacyemera. Kuki utagiye kwirega se mbere? Nagiye kwirega aho gacaca nyine, kwa igihe cy'itangamakuru, ikusanyamakuru, niho nagiye. Niho nirega. Wiyumvise ute mu mutima wawe? Numvise nduhutse, kuko mu bintu biruhura ibyo byaranduhuye, n'umuryango wanjye uraruhuka. N'umuryango wanjye warabyishimiye nyine, ati kuko uwo wahemukiye bakaba bahuje, bakaguha imbabazi. N'umudamu yari ahari wanjye, bari bajyanye. Ni ukuri. Kuva umaze gusaba imbabazi na mbere y'uko uzisaba, aho wumvise uguwe neza n'iryari? Ngitangira kwandika numvaga mfite akanyamuneza. N'impapuro zigeze ku murenge, mbona ko ari ku murenge nyine, Samuel akimara kuzibona, nabo baza no kumpuza nabo, ngo mbega nyine byagiye nyine bigenda neza, byoroha buhoro buhoro.
nkumva nyine igishyika nyine kiri kugenda kigabanya. Wari uzi ko bashobora no kutakubabarira? None se iyo umuntu yakora ibintu abikora ariko ashyiramo n'agateganyo ko bigomba gushoboka cyangwa ntibishoboke. Nyuma yo gusaba imbabazi no kuzihabwa, ubu wumva utekanye, wumva umeze ute? Ubundi tukiri no kuri gereza bajyaga baduhugura bakatubwira tumva rero uwo mwahemukiye mugomba gusabana imbabazi, kandi ikindi wazagera mu gihugu mu muryango nyarwanda ukabana n'abantu neza mu mahoro. Ati kandi ikindi ntimugire ngo iki gihugu murimo, ati ntimugire ngo ni cya kindi cya kera cyakoze n'aya marorerwa, ati uzitwara nabi akagaruka kuzagira ngo yongere kugaruka hano kugira ngo azahave bizamuhenda. Uko rero bagiye baduhugura impuguro nyinshi nyine ku buryo tugomba kwitwara. Nicyo gituma nyine umuntu yumva anezerewe kuko yageze mu gihugu akabonana n'umuryango nyarwanda. Ubu wumva utekanye muri wowe? Yewe neza cyane, numva ntekanye ku mutima, kandi mbana n'abantu neza, banyakiriye neza, turasangira, nta kibazo ngirana nabo. Nyine nk'umuntu yenda twaba twarafunganywe ni nk'urugero yenda yaranze kuzisaba, harimo benshi bajya banafungurwa ariko bidusaba ko natwe tubegera. Nk'ubu hari abajeje bundi babiri duturanye bari mu muryango w'iwacu, n'ubu mwarari iwacu mu gitondo kumubwira tumva rero ubwo muvuye muri gereza buriya ni mu muvuye no mu mahugurwa, ndumva barabahuguye kimwe nuko natwe twatashye baraduhuguraga. Ubu ni ukwitwara neza mukabana n'abantu neza, nicyo leta ishaka. Ati ariko ni ukuri uko muduhanura, leta yo yabidushishikarije kera, ati ubu nari maze y'ukwezi turi mu mahugurwa. Nk'umuntu rero wari wanangiye we ntazisabe, ariko nako tumushishikariza nyine kubana n'abandi neza, kandi nawe yumva yishimye. Mushimira mute ababahaye imbabazi? Yewe twarabashimiye cyane ku buryo mbega nyine biri kwiro, biri ku mutima n'ukuri, kandi nabo barabizi nyine ko natwe twabashimiye cyane. Noneho ubu ndaganira na Ngendahimana Samuel warokotse jenoside yakorewe abatutsi, wiciwe na Misago Vedaste mumaze kumva. Aratubwira uburyo ibyo gutanga imbabazi ku bamwiciye byamujemo. Nitwa Ngendahimana Samuel, ntuye mu mudugudu wa Kivoga, akagari ka Gasheke, umurenge wa Bushenge. Mfite imyaka 61. Mfite umugore n'abana 2 n'abuzukuru 3. Muri jenoside twarahizwe bihagije, tugira amahirwe, bamwe turarokoka, abaturage batari bafite umutima wo kwica baraturokora, baratubika, ku buryo twaje nyine no guhungira hakurya y'amazi muri Kongo. Tuza tugaruka ariko tutazi abishe abacu. Aho gacaciziye batangira gushinjanya, ati twajyanye mu gitero kishe kwa Rukabanya kikica na bakuru bawe. Abo nabuze mama yari yarashaje, hasigaye papa na barumuna banjye 3. Muri jenoside bica papa na mukuru wanjye na murumuna wanjye, dusigara nyine turi 2. Ubwo rero gacaciziye batangira kuburanisha, noneho bari bataranemera icyaha ngo banasaba imbabazi, ariko gacaca iza mbega ababuranaga bakavuga ngo runaka twarajyanye kwica ibunaka, ari icyo gitero nyine cyaje kwica iwacu. Umusaza Misago Vedaste yishe papa Rukabanya nyine. Hanyuma wamenye ko ari we wakwiciye jenoside irangiye cyangwa waje kubimenya nyuma? Nabimenye nyuma muri gacaca. Hanyuma baramufunga mukatira imyaka 17, amaze kumukatira imyaka 17 ageze muri gereza. No kuvuga ko we ntacyo yari yarakubwiye namo? Ntacyo yigeze ambwira. Bageze muri gereza aho babigishirije gusaba imbabazi, mbona urupapuro rungezeho kumenyesha ko ari kunsaba imbabazi, ariko urumva ku mutima wanjye bitankundira ko ntagomba kumuha imbabazi. Ariko barakomeje bawohereza urundi byizeho mubyeyi Esperantia Mukamuhashyi.
nawe nyine n'umubyeyi mwiza akaza akatwigisha uburyo twatanga imbabazi, ariko kumva biragoranye cyane. Ariko umutimanama uza kunzamo, ndavuga nti reka njye gutanga imbabazi nk'uko muri Bibiliya handitse ngo ndatanga imbabazi nawe ntazaziyirirwa. Nibwo nagendaga rero baduhuza n'uriya musaza Icyangugu, bwa mbere muha imbabazi pe. Ninde wabahuje, yabigenje ate? Mbona Esperance ya Mukamuhashyi yangiriye inama, numva inama ngiyemo yo gutanga imbabazi, nanjye numva mutimanama bankomanga zigomba gutanga imbabazi. Ndagenda tujyana kuri gereza, turahura tuganira n'umusaza, muha imbabazi, turahoberana cyane rwose, numva agahinda nari mfite karagabanutse. Twaje no gusubirayo, nabwo turongera dusubira muri bya bintu byo gutanga imbabazi nzi mu nguko rwose, ndumva namuhaye imbabazi zidasubirwaho. Ni ukuri. Mbere yo kumuha imbabazi na nyuma yo kuzimuha, tugereranyirize ibyo bice byombi. Mbere yo ntaramuha imbabazi, ariko maze kumenya nyine ko ari wishe umusaza, numvaga rwose ntamubabarira, ntamuha n'imbabazi ku mutima rwose, numvaga nta mbabazi namuha. Ariko nza kumuha imbabazi mutimanama wanjye ubimbwirije, nubwo Esperance yabitwigishaga, ariko nazimuhaye nta muntu mpase. Naramaramaje ngewe Ngendahimana Samuel, naramaramaje kuri uyu musaza namuhaye imbabazi. Umuryango wawe se wo, umugore n'abana barazimuhaye? Icyo gihe umugore nari ntarashaka, kuko nashatse nkuze, ariko aho tumaze kumenyera nyine ko ari umusaza wakoze icyaha, n'umugore wanjye yabaga muri Gacaca, aza kumenya nyine ko umusaza yamwiciye sebukwe, nawe arababara. Ariko aho umusaza tumaze kumuhera imbabazi, nawe yarishimye, na murumuna wanjye nawe arishima, yitwa Misago Daniel, nawe rwose aravuga ati umusaza twamuhaye imbabazi zidasubirwa. Tubanye neza cyane, yagize ubukwe arantumira nkajyayo, nanjye nagira ubundi nkamutumira akaza, tugatwirirana nta kibazo. Nta mpungenge z'umutekano ugira? Ntazo rwose, nta mpungenge z'umutekano muke mfite ku musaza Misago. Niwe wenyine wakwiciye? Nta bandi bakwiciye? Abishe murumuna wanjye ntabwo bamwiciye hafi aho, bamwiciye igihe cye. Abishe mukuru wanjye nabo bo ntabwo barasaba imbabazi, baracyafunze. Harimo uwafunguwe, ariko we ntarasaba imbabazi. Mujya muhura se, cyangwa iyo muhuye bigenda bite? Iyo duhuye nta kiganiro tugirana, mbega numva ntamwiyumvamo, kubera ko ataje gusaba imbabazi nk'abandi. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Hari abitwa abafashamyumvire bagira uruhare mu guhuza abafungiye jenoside n'abo biciye. Aba bavuga ko atari akazi mu by'ukuri koroshye, ariko ko bishoboka. Gusa baracyafite impungenge ku binangiye bakanga gusaba imbabazi. Aha ndi kumwe n'umwe muri bo, Esperance Mukamuhashyi, wafashije benshi barimo Misago Vedaste na Ngendahimana Samuel mu rugendo rwo gusaba imbabazi no kuzitanga. Igihe cyarageze rero tujya kuri gereza gusura abagororwa. Twabanje kugira amahugurwa kuri diyoseze. Musenyeri ati turifuza ko mwakwiyubaka. Nanjye wari wagiye nkuriye abo bagore, twakwigishwa, twamara kugera aho turara, abagore bati perezida we, ibintu byavuzwe hariya byose twumvisha ari twe bari kuvuga. Gute se? Ati abagore bafungishije abagabo ni twebwe dufite ibibazo, kuko ni twe bari kuvuga. Tuza tuzanye ibiryo ntitwigisha abagabo bacu, tuza tubagemuriye, ariko ntitubigishe kwemera icyaha no kugisabira imbabazi. Ni iki wadufasha? Noneho reke ejo nidutangira amahugurwa mu gitondo, icyo kibazo nzagitanga, numve icyo batumarira.
dutangiye rero nibwo ikibazo ngitanze bati muri kubyumva ko neza muhamanije n'ibitekerezo byanyu iyo tugiye muye twebwe bahita ko badukubita ngo nidutaye tutabonye ko tuganira n'abagabo bacu diyoseze ijya kubisaba rero mu rwego rwa ngereza tuza kugenda rero batujyanye amatagisi abiri turagenda turigisha buri mugabo akicarana n'umugore we buri mugabo akicarana n'umugore we barigishwa turabafasha turabigisha tubakanguriye kwemera icyaha no kugisabira imbabazi nabo baratungurwa babonye abapfakazi baherekeje abagore babo bazi n'amahano basize badukoreye. Twavuye rero muri za nyigisho habonetsemo abagabo 41 nabo bahita ko bandika basaba imbabazi kubera izo nyigisho tubahaye. Niba mbyumva neza mwajyaga kwigisha muri gereza mwagendaga muri abapfakazi ba jenoside muri kumwe n'abagore bafite abagabo bafungiye jenoside. Twari 20 hari abantu 40 twerekejwe n'abayobozi ba paruwasi tugize rero tujya mu gashyamba kiza rya Pinos riri munsi ya gereza. Buri mugororwa akicarana n'umugore we buri mugororwa akicarana n'umugore we ariko natwe baratubwira bati namwe nimwiyandikishe muri make ntimubuza abaturanyi muturanye bafungiye ahangaha mugende mubandikisha namwe mubasure barakandikisha umuturanyi ashaka nyine azi waturanye nuko muri make abantu barafashwa. Ni muri urwo rwego rero n'abangaba bose aribo bagiye babohokera imitima babonye abagabo benshi batashye nabo rero amabaruwa yabageraho amabaruwa yagera mu giturage ariko hagati na hagati haje kuza undi mushinga witwa Fondation Dide wagendaga wigisha abagororwa. Uwo mushinga witwa Fondation Dide nawutowemo umuhuza ndi umuhuza mu murenge wa Bushenge batuyemo imirenge 6 muri Nyamasheke genda umuhuza mu murenge wa Bushenge buri murenge 6 umwe harimo umuhuza. Ni muri urwo rwego rero amabaruwa twayajyanaga umuhuza akajyana amabaruwa avuye kuri ngereza akayajyana umugororwa wanditse nkaza nk'iwawe ngusanga nyine nkakubwira ko umugororwa runaka ari kugusaba imbabazi akabubyakira bitinze twamara kubagwiza rero imodoka ikaza kudutwara ivuye Nyamasheke ku karere babandi bose batanze imbabazi bakajya kuri ngereza. Ni ibyo umusaza yakubwiraga ko babahuzaga bagiye kuri ngereza akarere nako kagaherekeza abatanze imbabazi. Uwatanze imbabazi rero akicarana n'uwazisabye kuri ngereza akaba ubusabane akaba ikiganiro. Niyo mpamvu abantu bemeye gutanga imbabazi bafite umutima muzima tibameze nk'abanze kuzisaba bategereje ko bazataha imyaka yabo irangiye. Muri gereza abagororwa bakiraga bate ntibabishishaga? Abagororwa barishimye abavuga abatanditse ngo basaye imbabazi bonaga nabo bafite ipfunwe ariko twari tuzi ko nibura nibabona iki cyiciri cyemeye gisabye imbabazi kikaba gitashye kizasanga abo bahemukiye bakaganira twari tuzi ko nibura nabo bazagira icyo bibwira ariko abantu bose imitima yabo umuntu ni muremure umuntu nicyo yibitse mu mutima. Biravugwa ko hari abakinangiye bavuga bati tuzarangiza ibihano byacu dutahe. Abo barahari? Barahari. Abari bo bari kugororerwa hariya Nyamasheke Macuba bari kugororerwa uri kumva bagiye kuzataha barangije imyaka yabo. Uwo muntu wanze gukora nk'ibyo bagenzi be bakoze kandi babanaga muri ngereza akabona bagenzi be bamutanyitseho baragiye baratashye bageze mu ngo zabo amakuru abagezeho ko babanye nabo bahemukiye amahoro. Umuntu akicara hariya muri ngereza imyaka 30 igashira agategereza ko imyaka yizarangira akajya yataha. Uwo niwe mubi. Naho abaje mbareba harimo abasaza n'abandi mutabonanye
umuntu wasabye imbabazi akazihererwa kuri ngereza azihawe n'uwo nawe yahemukiye bameranye neza pe. Nanjye muri njye ngira ikibazo gikomeye cyane cyo kubona umuntu yicara muri ngereza akazarindira ibihano bye. Uwo nguwo ni wa mubi, ni uza akaba yakora n'amarorerwa ntuzabirabukwe. Hari impungenge babateye? Impungenge zirahari. None se niba umuntu yarasabye imbabazi uwo yahemukiye, ejo bundi agafungurwa agataha yemye, agataha nta soni afite, nta n'ipfunwe afite, n'abana bo mw'uwo muryango ati wa musaza aratashye kubera ko yasabye imbabazi. Nta ribi uri kuza atarigeze asaba imbabazi na rimwe niwe uteye abantu impungenge, niwe uteye leta impungenge, niwe uteye twese impungenge. Nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Hagati aho leta yatangije inyigisho zihariye zihabwa abafungiye jenoside mbere y'uko barangiza ibihano bakatiwe bagasubira mu miryango yabo. Muri gereza ya Nyamasheke, minisitiri ufite mu nshingano ze ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda Jean Damascene Bizimana niwe ubwe witangiye ikiganiro aganira n'abategereje kurangiza ibihano byabo. Turaganira uko ibintu bimeze, sibyo? Kugira ngo n'abantu baganire baziranye, hari ibyo umuntu aheraho. Mwebwe ubu muri hafi kurangiza ibihano mwahawe n'inkiko kubera uruhare mwagize mu bwicanyi bwa jenoside yakorewe Abatutsi, sibyo? Turi buganire mu kuri. Mbaze imyaka mufite, murumva ko mwese murakuze. Nta muntu uri munsi y'imyaka 40, nta uri munsi y'imyaka 45. Abambere nabonye bahera kuri 50 bakazamuka. Icyo bisobanuye nuko muri 1994 jenoside yakorewe Abatutsi iba, mukayigeramo uruhare, mwese mwari mukuze. Nta wari umwana, nta wari uyobewe ikibi n'ikiza, nta wari unaniwe amahitamo. Ni ukuvuga ko icya mbere buri wese agomba gufata nuko icyaha yakoze yagikoze abizi neza, abishaka kandi yabihisemo. Ni ngombwa rero kumva uburemere bw'icyo cyaha kugira ngo musubire mu muryango nyarwanda, muze mubane n'abandi baturage, mubane n'ubuyobozi bubamenye. Ni ngombwa kubanza kumva uburemere bw'icyaha mwakoze kandi mukabwakira muri ukavuga uti nakoze icyaha ndengakamere kitabaho. Uretse gukora jenoside no kwica ubwoko, hishwe ubwoko bw'Abatutsi, ushaka gutsemba ubwoko ngo bushire, ni ikintu kibi kitabaho, kitanonerwa izina, kirenze kwica, kuko kwica wirinda wica umuntu umwe, ariko kwica Umututsi byavuga kwica ubwoko bwose ukabumara. Igihugu kigasigara nk'uko leta yababwiye yavugaga, kigasigara ari icy'Abahutu. U Rwanda kandi n'urw'Abanyarwanda bose, u Rwanda si urwa bamwe. Ni ngombwa ko buri wese mu mutima we, yaba wemeye icyaha n'utaracyemeye, uvuga ngo barambeshyeye kandi atari byo, ibyo ubanza ubyakire gutyo ko icyaha nakoze ni icyaha ndengakamere kidafitiwe izina, kitagomba kuzongera kubaho. Kandi icyaha kugira ngo kibe, noneho n'icyaha cy'ubwicanyi, bivuze ko buri wese aba yafashe umwanya n'uruhare, ugafata umuhoro, ugafata icumu, ugafata inkota, ugafata nta mpongano y'umwanzi, ugahaguruka ukajya mu bitero, ukaryama ukabyuka uvuga utoke, mu gitondo byuka njya mu bitero. Icyo ngihereyeho, murabizi kundusha, ngihereyeho kubera yuko mu magororero aho muri abantu bakoze jenoside siko bose bemeye ibyaha. Mufite abantu bababwiraga ngo twebwe Abahutu twaratsinzwe, nta kundi twabigenza, ariko iherezo tuzagaruka, hari FDR iri hakurya hariya izazidutabare, ibihano byacu birarangiye, nimugende mutegereze. Mfite abantu babarogaga babwira ibyo ngibyo, turabizi. Abo rero ni mubiyame, buri wese abanza biyame, avuga ati yewe ndatashye nsubiye mu muryango nyarwanda, ngomba kugenda nkitwara nk'umuturage mwiza, kuko na leta iriho ntaho ihuriye na leta yababwirije kwica. Ubu ko mwarishe mubifitemo uruhare, ariko hari n'uruhare rwa leta. Leta niyo yatanze ibikoresho, leta niyo yababwiye ko mugomba kujya mu nterahamwe, ko mugomba kujya mu mpuzamigambi,
leta niyo yabahaga amabwiriza yo kujya kwica, niyo yabahaye ubwo bubasha, niyo yabyemeye, ariko mubihitamo. Ndanabivugira ko no mu bagiye mu nkiko gacaca n'ahandi bakavuga ko bemeye uruhare rwabo, no muri mwebwe barimo. Abenshi baravuga ngo leta yaradushutse, cyangwa undi ati sinzi shitani yari yanteye. Nta shitani ndabona ibwira umuntu gukora igikorwa we adahisemo kandi atemeye. Nta shitani ishobora kukubwira ngo fata umuhoro noneho ufata ari shitani wo guhereje uteme kanaka. Na leta nuko leta nayo yabwirije abahutu kwica, hari abahutu batishe, no kuba hari abatutsi bake barokotse, nuko hari abahutu babahishe. Abahutu se bo ntibari muri iyo leta, kuki batishe? Ni ukubera ko bo bahisemo umutimanama ubabwiriza ikiza. Ubu rero gusubira mu muryango nyarwanda nicyo bisaba kubanza kumva uburemere bw'ubwicanyi buri wese yakoze, kumva ububi n'ubugome bwa leta yabwirije abaturage kwica abandi, no kubona noneho itandukaniro rya leta nziza ikunda abanyarwanda bose, ifata abanyarwanda bose kimwe, ishaka ko abanyarwanda bose bagira imibereho myiza, bagira ubukungu, bagira iterambere, bagira ibikorwa remezo, babyara bakuzukuruza, bakagira amahoro. Ntabwo dushaka umuturage yongera kwica undi. Niyo mpamvu murebe imipira mwambaye, dusigasire ubumwe n'ubudaheranwa. Icyo bisobanura cyanatumye tunateganya ibiganiro nk'ibi mumaze mu minsi, nuko bamwe muri mwe bagenzi banyu barangije ibihano bagataha, hari abasubira mu ngo, mu mirenge, mu midugudu, bakongera bagakora isubiracyaha, bakica abacitse ku icumu bahasanze, bakica inyangamugayo zagize uruhare mu nkiko gacaca, bakica abarinzi b'igihango, bakongera bakica, kubera yuko ubwo baba bavuye muri gereza batagororotse, baba bavuye muri gereza bagifite uburozi bwa ba ruharwa bakomeza kubigisha ububi n'ubugome n'ingengabitekerezo ya jenoside muri gereza, kuko turabizi ko bahari abo bantu. Ariko abantu bateye batyo, mwebwe murangije ibihano, niba hari n'ababashyizemo ibitekerezo bibi, nimutandukane nabyo, muzave hano, n'ejo hari abazataha cyangwa ejo bundi murebe uriya muryango muvuga ngo kanaka wadushyiragamo ingengabitekerezo ya jenoside, ntandukanye nayo, ntashye ntawe njyanye. Kuko ntabwo tuzihanganira umuntu urangiza igihano agasubira kwica cyangwa agasubira kugaragaza imyitwarire iyo ari yo yose irimo urwango, ivangura, amacakubiri, ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi bibi byose byayo bijyanye nayo. Uwo nguwo azagira ibibazo rwose. Turashaka umuryango nyarwanda utekanye. Iryo jambo rya mbere ribanza ubumwe. Turashaka umuryango nyarwanda ufite ubumwe. Ivangura, amacakubiri byajyanye na leta yateguye ikanakora jenoside. Imiryango y'abacitse ku icumu bajya bavuga ngo twahemukiye. Oya, mujye muvuga imiryango twiciye ababo kuko mwarabishe, ntabwo mwabahemukiye. Guhemuka ni ikintu cyoroshye cyane. Guhemuka ni nk'uko umuntu yakuguriza amafaranga ukamwambura. Guhemuka ni ikintu gito. Numara kumva ubukana icyo cyaha gifite, ntabwo uzagisubira. Ntabwo wagisubira. Abagisubira kuko barahari, ni nimwe mu mpamvu yatumye dutegura ibi biganiro. Ndabyita ibiganiro ko ni ibiganiro, kugira ngo mwumve ko hari abakora isubiracyaha. Twe turashaka kubarinda isubiracyaha. Ntabwo dushaka ko musubira mu cyaha. Turashaka yuko muza mukaba abanyarwanda bakeye, bazima, bishimye, babana n'abandi, barangije ibihano, bumva uburemere bw'ibyo bakoze. Minisitiri Jean Damascene Bizimana, aha ni naho dusoreje ikiganiro cyacu. Mbashimire mwese abagize uruhare muri iki kiganiro n'abaduteze amatwi. Gendi Yves Bucyana, mukomeze mugire weekend nziza.